wabyawe baza wikuremo umugogo uri mu ry'abajisho kuko aribwo wabona uko unokora igitotsi mu jisho ry'abamenyeso. Semeni haleluya. Biragoye kuzima imase ibintu tugeze ariko hagurusha tuganiriye neza kandi ibyo nibyo byari bikwiriye muri uyu mwanya. Mana ihumurisha. Amen. Ndashima Imana kongera guhagarara imbere yanyu nyuma dutandukanye, hari benshi batakiriho ariko Imana yatugiriye neza, ubona ko ari byo ko dukwiye kongera kubonana. Ndashima Imana cyane, Imana ishimwe. Ndashimira itorero, abashumba, ababyeyi, ndakubabwira ko umwana w'interi uvangera muri iki gihugu kugeza nakivuyemo, ariko niyo ngarutse nanone isanga itorero. Umwana wo mu ijoro ibaduhereje. Ndashimira umukozi w'Imana Moses twagendanye, namubwiye nijoro ambwira ko turi bujyane umuvandimwe Joli, sinzi nimba yaje ngwino wicare hano kugira ngo tugabane ino minota 10 isigaye wenda nyamara duhe mushumba dusezerere. Mana niyongera ngo tumanye tuzaganira. Hari verse y'indirimbo ndashima Imana kuganga Voice Boy, umuvandimwe wanjye ndamukunda kubera kuko ari mu bantu none bashigikiye umuhamagaro. Imana imumugisha n'umuryango we n'abandi bose, Imana ibagirire neza. Mushumba aheruka iri iwacu, nta kindi kintu kiza kiryoha abavandi kuko ubona nka mushumba ari mu rugo iwacu. N'abashumba iyo babibona abashumba iyo babibona bariya abashumba baba baratwohereje, babona ko tutagiye gukina, ndetse noneho akarusho n'abariya abavandimwe baducumbikiye babona kuko turi ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo banza wirebuka. Ikibazo coba ari wowe, hagize ubishira ku bandi wasanga ari wowe wabiteye. Semeni haleluya. Bibiliya yavuze ngo umuntu ngo mbere yo gutokora mugenzi wawe tukazukenera gutokora gatokozwa warahunga, ariko tekereza impumyi kuza kukubwira ngo reka gutokora. Ariko yo makuru yaratangaraje, ndatangajwe n'ayo makuru kandi kumbara Imana azaseka ayo makuru. Ayo makuru yateye ubwoba kubundi impumyi ngo yabwiye umuntu udakana gutokora. Semeni haleluya. Uriya reka babwire umunsi inzoka igenda Eva, umunsi inzoka izamukoje Edeni ikabwira Eva ati Imana yababwiye yari ikeneye ngo imwambure amaso Imana yari yarahaye umuntu yo kureba nk'Imana. Icyo nico kibazo dufite muri iki gihe. Yari ikeneye ngo imwambure amaso yo kureba ibyiza, umuntu azareka gutumbira ibibi bimubuze kwizera Imana. Semeni haleluya. Uwo muntu rero amaze kwamburwa ayo maso, ubundi hari amaso yo mu bwoko
nayatwereka ibigaragara. Semeni haleluya. Kandi buri wese arayafite. Amaso ya kabiri n'ay'ibyuma ya za microscope za scan. Kandi biriya byuma byarantangaje. Aya maso y'inyuma yarantangaje. Kaza yibona. Ntabwo aza yireba. Aza areba ibyo abandi bakoze. Akabigaragara. Microscope izi zigapima microbe ziri mu muntu. Nayo ikagera igera microbe y'igidoti. Bazi kureba amakosa y'abandi. Babana mwitora yazahita mugenzi we ko ariwe kibazo, kandi ariwe kibazo gikomeye kubera ko utazahireba. Semeni haleluya. Amaso ya gatatu niyo Satani yaje kwambura umuntu amaso abona Imana. Amaso atwereka iyo amaso abona Imana. Semeni haleluya. Umuntu rero wambuwe n'iri cyo kintu cyitwa amaso agira ibintu bizabimuranga. Ikintu cya mbere kirangomba ikintu cya mbere ni ukwikunda. Muri kamere umuntu wavuga mu ijambo ryitwa kwikunda. Kwikunda bituma ureba urwego rwo gutekereza undi muntu utomugirira neza, utomufasha. Kwikunda. Icya kabiri ni ukwirundaho ibyiza we. Umuntu aza akenera ngo bamuvugeho ibyo atazakora. Yamavuga uburyo ari mwiza, abyemeza abandi kandi atari byo. Mureke mbabwire kano kantu bavuganye. Semeni haleluya. Ikintu cyitwa umubibi, ikintu Bibiliya yavuze mu Bagalatiya ibice 6:7 arimo avuga icyo umuntu abiba n'icyo azasanga. Imana itinde muri mwiza. Semeni haleluya. Twatangaje abantu bataza bamenye ikintu cya mbere ukwiriye kumenya. Uzusarura ibisa n'ibyo wabibuze ni ukuri kose. Tuzi ko ushobora gukorera mugenzi wawe kikugarutseho ukizwa, tugomba ko kikuza. Kandi icya kabiri buriya mutazi ni uko umuntu azasarura byinshi biruta ibyo yabibuze. Ariko natanga uzi uko wabikwa ngo ugasaruramo n'amacakubiri n'ubwicanyi n'uburozi n'isharu. Umuntu azasarura byinshi biruta ibyo byabindi wabikoze. Uzi ko umuntu azatera ibishyimbo kimwe agasarura ibiri. Ikibazo Satani yatwimye umwanya wo kwitekereza, umuntu akaja munsi abandi bitamureba, bikamutera kunanirwa. Semeni haleluya. Kandi ibyo byaguteye kunanirwa mu rugendo nibyo bizokwica kandi biguturutse. Banza wito